ndetse ndagira ngo nanone nababwire ko ari njye mu diaspora wa mbere wemeye gufata ubuzima bwe nkabushyira kuri sene, ubuzima bwanjye nkabushyira kuri sene, ngaha abandi urugero, mu gihe abandi wenda tuba turi hariya turi kwifotoza ku mazu meza ndetse no mu maresitora meza, ariko uko tubayeho wenda tutaguhishura, ni njye muntu wa mbere ubashije kuba yahishura ubuzima tubamo hariya hanze, nkabuzana kuri sene, abanyota bakanyota, ababyumva bakabyumva, abo byabereye urugero wenda nabo bakafata urugero, ariko ndamubwiza ukuri ni njye muntu wenyine wabashije kuba wakora kino kintu, ubuzima bwa diaspora babamo hariya nkabushyira hanze, kandi ari njye wihereyeho urugero. Nta muntu nigeze mfotora wenda ngo ari mu bikorwa byiwe cyangwa abayeho ukwiwe ngo mbizane kuri sene, ngo mbizane kuri screen. Ni njye njyenyine, ibyambayeho, amabuye twikoreraga, buri kintu, amasima twikoreraga, ni njye muntu wabashije kuba nabishyira kuri sene bikagaragarira buri muntu, ndetse bikanabera urugero umuntu ushaka kujyaho, bigatanga amakuru afatika atari ya makuru twumva mu matwi ku bantu bashaka kujyayo. Ariko nakubwiza ukuri nanjye ubwanjye ibyo bintu, kuba narafashe ubuzima bwanjye bwa diaspora nkabushyira hanze, byangizeho ingaruka, kandi ingaruka zifatika mu nguni zose z'ubuzima bwanjye. Ingaruka ya mbere byangizeho, nabuze abantu bamvuyeho. Ndakubwiza ukuri muri buno buzima tubamo, hari abantu babona ugiye hariya hanze bagatangira bakakwigiraho inshuti, ndetse nawe ukagira ngo muri make uremye inshuti nyinshi kandi inshuti z'ingirakamaro. Ariko ndakubwira ukuri, wowe uri aho hanze cyangwa se wowe uteganya kujyayo, uzabona inshuti nyinshi, inshuti zipfa kubona wambutse ugiye mu ndege ugiye, abantu n'abatarakwandikiraga bagatangira bakagira gute, bagakwandikira. Nabuze inshuti rero, nageze hano mu Rwanda, yewe n'uwo nsuhuzaga kera ntaragenda, kunsuhuza nta kinsuhuza, ugasanga nyine rwa rukundo bari bakwitezemo nk'umudiaspora rwarangiye. Kubera iki? Rurangiye nta kintu, rurangiye nta hantu ubajyanye. Ikintu cya kabiri nabuze, muri make nabuze buri kimwe. Ntabwo ndaza kuvuga kino kiganiro wenda ngo ubyume nk'aho ari ubufasha, bwanaba ubufasha, ariko ntabwo ndi buze gushyiraho nimero yanjye ngo ubwire uti nyohereza 1000 cyangwa se nyohereza 2000 ngo mbayeho nabi. Kuba mbayeho nabi byatewe n'abasikamu banyinjiriye. Abasikamu ntabwo banyinjiriye wenda mu buryo nabo batakwinjirira, bamwe batubeshya ati tubafitiye akazi. Hehe? Tubafitiye akazi hano mu Dusange Dubai, tubaha akazi. Abo bantu banyiciye ubuzima mu nguni zose. Hamwe usanga warakoraga akazi kawe hano mu gihugu ukagasezera, kuko iyo ugiye ubanza ugasezera akazi kawe, ubanza buri kimwe, ndetse ugafata n'amadeni, ariko kugira ngo ugere hariya hantu. Nabuze inshuti, mbura inshuti zo kuvuga uti ngo njyewe nta kintu nabamariye, ngo njyewe nta muntu najyanye hariya hanze, ngo naratunze, narariye ndimana. Ariko njyewe narwanaga ku ruhande rwanjye, nkarwana ndetse no ku muntu uri kumbwira ati ngo mutware aho hanze. Njye narebaga ubuzima turimo, nkareba ubuzima tubamo, nkareba akazi dukora, nkibaza ese umuvandimwe uri kumbwira ngo mutware hanze, ndamutwara muri aka kazi? Ngatekereza wenda niba wowe umbwiye uti mvana hano mu Rwanda unjyane Dubai, ngatekereza akazi wakoraga, ngatekereza umutekano ufite, icyitwa mental stability, ngatekereza icyitwa security yo mu mutima ndetse no mu bwonko. Nanone ngatekereza nuza wizeye ko uje ahantu muri paradizo ukisanga mu buzima turimo. Nahitaga nimagine ati umuvandimwe azavuga ko namugiriye neza cyangwa azavuga ko namugiriye nabi. Reka nongere mbisubiremo, umuntu uzakuvana hano mu Rwanda ngo akuboneye akazi Dubai, uwo muntu azaba ari umwanzi wawe. Kuko reka nkubwire, mutiriwe munajya kure, akazi kari Dubai ubundi muri iyi minsi akazi karazwi. Usibye kukwandikira ngo uzakora delivery, usibye kukwandikira ngo uzakora muri banki, usibye kukwandikira kuri, ubwo ndavuga visa cyangwa se contract, ngo uzaba ngo manager ngo wo muri supermarket runaka, ndagira ngo nguhishurire akazi kari Dubai ubu tuvugana, ni akazi k'ikiyede. Dubai bafite baracyasigaje imyaka igera, kuko bazahagarika kubaka muri 2030, kandi hano turi muri 2027.
turi muri 2026 amusori baracyafite imyaka 4 yo kubaka. Niyo mpamvu kuguha viza ya hariya bitagoranye kubera iki bakeneye abayede benshi, baturutse no mu bihugu bitandukanye cyane cyane ibihugu bya Afurika kuko ari byo bihugu bizwiho kugira abantu bafite ingufu. Iyo bakikubona uri black bakubonamo ingufu, ntabwo bakubonamo ubwenge. Ibintu uzaguma mbivuga ndetse kugera ku munsi nzaba ntakibasha kuvuga. Byose urabona twigwa hano mu makampiyuta twandika dukora iki. Ibyo bintu iyo uhageze nta muntu ukubonamo ko bino bintu hari naho wahurira nabyo, bakubonamo imbaraga kubera iki you are dark, ufite uruhu ruri black. Akazi rero kari Dubai ni akazi k'ikiyede. Abantu bakomeje kumbwira bati ubu muntu ngo nose ko nabonye kontara ngo wangiriye ihe nama, narakubwiye iti inama nayitanze ku munsi wa mbere nkigerayo na n'ubu ndacyazitanga, usibye kuba wanyura inbox yanjye ukambaza wende byinshi utasobanukiwe, ariko mba nagerageje kuvuga mu kiganiro mba nakoze, mba nagerageje gushyira ukuri kose hanze. Nubona kontra yawe yanditseho ngo uzaba manager ahantu runaka, nushaka uzabitindeho kuko ikintu aho bazakunyuza hambere ni mu kiyede kuko ariyo sector ikeneye abakozi ubu tuvugana. Niyo sector ikeneye abakozi. Rero niba ukurikira Monte Empire rwose ngwino inbox tuganira, ariko utari bwongere kugira byinshi umbaza kuko amakuru mba naguhaye hano kuri tele nakubwiye tica nanjye ntabwo ijya ivuga amakuru y'ibihuha hariya. Nk'ubu ngubu tuvugana, reka nanone nongere mvuge ku ruhande rwa Dubai. Icyo kiyede cyakabaye na cyiza, ariko noneho muri kino gihe turimo ndakeka izuba ryaho rigeze kuri 52. Rya zuba utakoga n'amazi yo muri douche saa sita, ndabivuga abari aho bari barabizi. Niyo mpamvu murazi no kubona comment wenda benshi baseka uko wenda mba noshe ku kantu nyine kabo. Ni hantu ushobora kuba uvuye muri kilime yo mu Rwanda muri kino gihe cyo mucyo uri kuvuga ngo harashyushye. Mu Rwanda ntabwo hashyushye bro, mu Rwanda ntaho hashyushye kuko niba ubasha kugenda ufata urugendo rwo ku muhanda ukawava mu rugo ku manywa ukawava mu rugo saa 9, hariya Dubai ndakubwiza ukuri saa 6 se waba ugenda ujya hehe? Usibye rero kukurya amafaranga yawe bakakubeshya akazi hariya haboro. Kino gihe cyonyine turimo cyo mu kwezi kwa wendi kuva mu kwezi kwa 5 kugera mu kwezi kwa 11 hariya Dubai ushatse wahagarika kuba ugiyeyo. Yaba nibyo kujya gutembera ugiye ko observinga ukuntu ako kazi gakorwa, wajyayo mu kwa 12 ukavayo mu kwa 5. Ko nako ngashyize hanze. Nari nkiri kuvuga ukuntu scam bankoreye nkuyeho abantu, yankuyeho buri kintu. Scam yanyatse akazi. Kize mu Rwanda akazi nakoraga nta kumba nkibonye. Ubu ngubu sinakubwira ngo mbayeho nabi, ariko none simbayeho neza. Scam ni kibi. Niyo mpamvu njyewe nahagurukiye kugira gute, nahagurukiye kuzagera ndwanya ino scam, cyane cyane scam itwara abantu hanze. Naremeye ndaseba, naremeye nifotora ntwaye amasima, naremeye nifotora ntwaye amabloke bakunda kwita amatabuku mu Gihinde kuko ni amablocks menshi manini bubakisha hariya Dubai. Naremeye ngaragaza ubuzima ndi ku muhanda nabuze aho ndara, naremeye byose mbishyira hanze, ariko kugira urugero rwiza ku bandi bantu bashaka kuba bajya hariya. Nabikoraga atari uko nishimye, abavuga ko nashakaga views nibyo kuko kubera ko nta kintu washyira kuri YouTube utifuza ko kirebwa, ariko ngewe views zanjye ntabwo nari ngamije views zo kutagira akamaro. Ni ya views nyine niba urebye ikiganiro nawe kigira message kigusigira. Kuko muri ino minsi cyane cyane impamvu mbikora ni uko urubyiruko twumva ko kujya hanze ari zo nzozi, nicyo kintu cya mbere kizadukiza. Ni nabyo pe, kuko nanjye kujya hariya no kugira abasikaminge bikunde nuko nari nizaye ko ninjya hanze ibintu bizacamo. Ariko base nyuma yuko kwizera ko bizacamo, wabuza amakuru y'ukuntu bigenda iyo uhageze. Reba nk'ubu ngubu Dubai cyangwa se UAE nicyo gihugu cya mbere winjiramo. Umubose cyangwa se kampani ugiyemo bagahita bakwaka passport, barayikwambura bro, urayimuha. Niwanga kuyimuha ntabwo icyambere uzakaza kujyanyemo, ni boss wawe, ufite ubwoba bw'ahantu uje, ubwa mbere uhageze, niyo mpamvu akwaka passport yawe ukayimuha. Rero naravuga ati aho kugira ngo ngewe nkuzane nkuyobye kuko nanjye banyobeje, navuze ati ngenda cyafite umutima
ndacyafite umutima, ariko ibaza ahantu uva ukemera ugasiga pasiporo yawe. Icyo kintu nari ndi kubabwira, ukihagera ubundi ikintu cya mbere uwo mu boss cyangwa se company yawe ikora ikuvanaho pasiporo bro. Iyo bamaze kukuvanaho pasiporo icyo gihe uba ubaye imfungwa yiwe, kuko nta hantu handi uzajya udafite pasiporo yawe, nta kandi kazi muzabona udafite pasiporo yawe. Niyo mpamvu njye navuze nti ndemera ubuzima mbushyire ku karubanda, ndemera icyo cyubahiro ndahabwa n'Imana, icyo cyubahiro abantu bampa ngo kubera ndi umuya diaspora, ndemera icyo cyubahiro nkiyambure, ariko nshyire ukuri ahagaragara. Uko tuzabaho buri muntu agira icyo gitabo asoma, ibyo turabizi. Ikindi nanone iyo ukora neza nta nubwo ujya uburaho iyo neza wenda izagutabara. Naravuze ati rero reka njyewe nishyire mu byago, ndabizi neza ko abo twabanaga harimo nabo hari abo nari mbangamiye, ambwira ati uri gutwikira umugati, uri kubwira abantu ibibera hano, nta muntu turi bwongere kubona. Nkagawa uko nguko, ariko nkavuga uti ntaribi niyo wangaya. Ndabizi ndi kurokora abantu benshi. Ndagira ngo ibyo urukora urugenzi rwanjye, inshuti zanjye, bavandimwe n'abo nduta cyangwa se n'abanduta, ndagira ngo nkubwire ngo kuba twajya hariya hanze nibyo, ariko basi hajye ufite deal nzima ifatika. Nuhajya udafite deal ifatika, ndakubwiza ukuri nuhagera uzicuza, kuko sintekereza ko wenda njyewe ntari nkomeye mu mutwe ku buryo nari kubyihanganira, ariko ndakubwira ati hari igihe ugera ku kintu runaka ugasanga bibaye byarenze, urumva, usanga birenze uko ubitekereza.